hanze twanzike cyane. Ngwino tuganira nshuti yawe. Uri amahoro se? Amakuru. Amakuru ni meza. Wibwiye abatureba? Nabibwiye rwose. Uti witwa nde? Nabavugaga ko nitwa Valence Ndikuryayo. Ndikuryayo? Karame. Uti mu 1500 habaye? Mu mwaka 1500 niho igisoro gifite inkomoko ku mwami bita Ruganzu wa kabiri Ndoli. Wa mwami w'igihangange cyane cyambara ntama ngo ucyo yagize uruhare mu kwigarurira impugu n'abanzi bose ibihugu byabo arabyigarurira ateranya u Rwanda arabyigarura byomeka ku Rwanda. Muri icyo gihe rero nibyo navugaga na n'uyu munsi turabona amajanja y'imbwa ze naho yabaga yicaye ku rutare ugasanga ibisoro ikibuguzo kirahari uko ikibuguzo cyangwa ikirenge cye n'amajanja n'icumu rye cyane. Na n'uyu munsi rero agana mu 1500 rero kuko yayoboye hagati y'1510 kugeza mu 1543 niho igisoro cyahimbwe. Niho birashoboka ko na kera biri hirya ariko amateka tubona mu bigaragara ibisigisigi byacyo tubihera mu 1510 nibura. Igisoro rero kikaba kiri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo uvuze bati nteba no mu buzima bwa buri munsi iyo ugiye mu bucuruzi bikanga urateba ukajya guhinga. Baraza kuvuga bati uciye uwuhe muvuno? Iyi mivuno nayo aciye uwuhe muvuno? Iyo mivuno nayo ibaho. Nibyo navuga ko bwa mbere wenda babyita guca umuvuno, ubwa kabiri bakabyita kwivunura, ari nabwo ushobora guhita urasa wemerewe kurasa nyuma yo gukina bwa kabiri. Imivuno rero ni myinshi. Reka tubanze tujye ku gisoro cyayo. Kigizwe n'iki? Ku mwana ukireba, umuntu mukuru ukireba utazi ibyo ari byo, kigizwe n'iki? Ibice bikigize. Ubundi ibice bikigize kubera ko atari iby'ibanze twaba tuvuzeho gakeya, gifite imyobo 32. Imyobo 32. Yego. Ubu yose ni 32. Yego. Ikaba igizwe n'ibice 4, hani 8, n'iyi n'umunani, n'iyi n'umunani. Yego. Yose hamwe ni 32. Iyo bagiye kugereka insoro bazigereka bune muri ibi bice by'imbere. Angufashe. Bune yego. 2 bune. Yego. Bune bashyira imbere, bashyira hano imbere. Bashyira hano imbere. Bune. Yego. Na hano. Hanyuma ahandi yego. Ahatarimo ubusoro hitwa mu cyanga. Uhani mu cyanga. Mu cyanga. Yego. Ubwo ibigize igisoro hari imyobo, hari insoro, hari n'abazita inka, ariko imyobo ifukuye mu giti. Ifukuye mu giti rwose. Icyo giti kigomba kuba ari ikihe, cyitwa nk'iki? Ni igiti kibonetse cyose umuntu aravuramo igisoro cyangwa? Ntabwo aho ngaho navuga ko ari ikibonetse cyose, buri kintu cyose kigira umwihariko. Ntabwo nashoboye kubaza neza ubwoko bw'icyo giti, ariko ntabirumvikana ko atari ikibonetse cyose, kuko usanga hari igiti gishobora kuramya ugasanga nticyangiritse vuba, n'igishobora kubyara vuba, mu gusaduka. niko bimeze. Hanyuma iki ngiki ni icya ruzungu, uko ndabona kukibika bagira bati ni igisirimu, ariko ubundi igisoro cya kera tuzi cyabaga baragicukuraga hasi. Bagicukuraga hasi rwose. Ubu rero iki ni icya ruzungu. Iki ni icya ruzungu. Urumva hari ibyo hari ibyiza abazungu batuzaniye, bagerageza gushyiramo ikoranabuhanga ryacu tukagivanga n'iry'igisirimu, ukabona ko bibaye byiza kurushaho. Hanyuma ahubwo byaba byiza mpise nkubwira bimwe mu bigwi byanjye. Nta kibazo. Ubundi ndi umwami w'igisoro. Uri umwami w'igisoro? Umwami w'igisoro rwose. Habaye ikireho kugira ngo witwe umwami w'igisoro? Ubundi ndahera ku bigwi byanjye. Natangiye gukina irushanwa ryacyo mu 1996. Hashize imyaka
30 irashize nkina amarushanwa yacyo. Natangiye kugikina icyo gihe mu irushanwa rya mbere 96 nyuma ya jenoside y'imyaka 2. Icyo gihe byo byateguwe na Minisiteri ya Siporo n'Umuco, byari bigifatanye. Yego, icyo gihe rwose twaragiye tugera kuri stade Amahoro dukinirayo, turizihirwa, dushima ko icyo gihe ubuyobozi bwadukiriye igisoro nk'abashaka kubyutsa umuco nibura, uko wabonaga kizana ibintu byo gusabana. Ubundi n'umwami ajya kugishyiraho rero, wenda niho nagahereye, wasangaga kera hariho ibintu byo kwagura igihugu. Muri kwagura igihugu, izi nsoro zifatwa nk'ingabo ku rugamba, ukamenya uko utondeka ingabo zawe, ukaba ufite ingabo nkeya ariko ugashobora kuzirinda ku rugamba, ukazirinda ko bazinyaga no kuzongera, ahubwo wowe ukagerageza kunyaga iz'abandi wongera izawe, abanzi b'abandi wowe ukabamarira ku icumu. Ubwo icyo gihe rero ukoresha amayeri yose ashoboka, arizo za nteba na zaki. Izo za nteba rero ibyo byose niho tubisanga, yari tactique y'urugamba. Usanga nta bitandukaniye, aho uba ufite abasirikare bake ariko ugakomeza ugakoresha ibishoboka ukababyaza umusaruro, ntibatsindwe, bagashobora guhangana. Hanyuma nuko icyo gihe kuri Minispoke rero, reka mbere yuko tugera kuri Minispoke, hanyuma tujye ku kamaro k'igisoro mu bana. Kugeza uyu munsi cyigisha abantu kubara, gutekereza vuba no gufata imyanzuro ku buryo bwihuse. Yego. Aho kugira ngo abana rero, ni byiza ko tubatoza umuco wa kera, bakamenya uko batekereza vuba, bagasabana, kandi na bya bindi byose ugasanga bijemo, bakaba no kumva andi masomo vuba uko batangiye kwitoza gutekereza binyuze muri uyu mukino. Yego. Bimwe mu bihugu byanjye rero, wenda mpise mpera aho ngaho, ndetse tukabihuza naho maze iminsi muri iyi minsi. Icyo gihe 96 twitabira amarushanwa, twatwaye ibikombe cyane. Icyo gihe nakinaga mu ikipe ya Kacyiru, ibikombe byinshi, tugakina na za Muhanga tukazitsinda, tugakina za Muhima tukazitsinda, dukina mu makipe, ibintu igisoro gikomeye rwose. Muri iyi minsi naho nk'ubu hari igikombe ndibuze kukikwereka, hari igikombe mfite cyari cyateguwe na Sports View Hotel hano Kicukiro. Igikombe rwose naracyegukanye, ndetse bamara n'ibihumbi 100. Hano ubwaho, hano turi baheretse gutegura irushanwa nabwo ku Murishyo Arts and Gallery, naho nijye batwaye icyo gikombe cya hano. Ni ukuvuga ngo dufite amateka maremare. Maze iminsi ntoza n'abana, dushimira n'Umurishyo Arts and Gallery, nka bamwe mu bantu bagerageza kubyutsa umuco nyarwanda bashingiye ku gisoro ndetse n'ibindi byose bigendanye n'umuco. Nibo bashoboye kuntanga, bampuza na Minisiteri n'ikigo, bampuza n'inteko y'umuco. Kugeza uyu munsi tumaze iminsi dutoza abarimu bigisha amashuri yisumbuye, nabo baragenda bajya kubitoza abanyeshuri bigisha kuri ibyo bigo. Ni abaterwa inkunga cyangwa se abitanye ubufatanye na Jumelage Renani Palatinat, intara ya Renani Palatinat yo mu Budage, babitera inkunga. Ejo tuvugana, hari habaye amarushanwa ku ngoro y'ubuhanzi hano hari i Kanombe. Yego, mu rugo rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana. Ubwo ejo rero hari habaye icyiciro cya mbere cy'amarushanwa yaba muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'Uburasirazuba. Uyu munsi ku wa gatatu tuvugana nanone, byabereye noneho i Huye, bihuza ibigo byo muri za Cyangugu, za Rusizi, za Huye, bose bahuriye mu majyepfo na za Muhanga. Undi munsi nanone hari ikindi gice nanone kiri ku ngoro iri ku Kibuye, nanone nabo birahuza ibyo bice byose. Hanyuma uko ari ingoro 3 zero zitoza urwo rubyiruko, hakabaye amarushanwa. Ku munsi w'ingoro ndangamurage ku rwego rw'isi ku itariki 19, icyo gihe hazaba finale. Babandi bahuye muri bamwe bateguye mu ngoro 3 zitandukanye,
bishakemo noneho aba mbere n'aba kabiri n'aba gatatu ku rwego rw'igihugu. Ubwo ibyo nabyo nitwe twabibatoje. Rero ko ndi umwami w'igisoro. Reka tujye kuko wowe wabitangiye, wabikomoye he? Ninde wakwigishije? Hari mu yihe myaka? Ibi ngibi rakoze cyane, natangiye mbikunda mbere na mbere turi abana tugikina, bimwe nahoze nkubwira, tugikina gicukuye hasi, mwaba muri kumwe n'abandi bana mukagikina, intoki zikaza bya bisamba abakecuru, yego, tugenda dukura tukagikina twihisha ababyeyi. Nyuma rero uko impano umuntu agenda abikunda cyane, kugeza ubwo naje kwisanga ndi mu bantu bake bakize mu gihugu. Nta kubeshye, iyo biza kuba ari nko ku mugabane w'Uburayi, ubu tuba turi ku rwego rwa ba Messi cyangwa ba Cristiano cyane. None mu buzima bwa buri munsi, yego, harya utu dukoze mu kintu, utu ngutu twera ku biti. Mu buzima bwa buri munsi wavuze ko igisoro gifasha umwana gutekereza vuba, gufata imyanzuro, ariko ubwo n'umukuru waba warabikubiyemo byo byaba ari akarusho. Wumva kikubariye iki mu by'ukuri? Mbere na mbere ibyo byose birimo, haba gutuma ntekereza, haba mu gufata imyanzuro, haba mu gusabana n'abantu. Ifite ni nyinshi cyane nakuye muri uyu mukino w'igisoro, ariko kirananyinjiriza. Nk'ubu urumva niba naragiye gutoza mu rwego rw'inteko nyarwanda, harimo akantu, yego, ukagenda ugatoza, ariko niyo gukora ibyo uzi wumva bigushimishije, noneho ukumva ko ari n'umuco, kuko n'ubusanzwe agenda n'umwarimu w'ikinyarwanda, ibigendanye n'umuco byose usanga mbikunda, bindi mbikunda. Urumva ni bwa bwiza bwahuye no kwisiga. Ni ukuri. Hanyuma se umuntu ashobora kukiga mu gihe kingana iki? Mpise nguha urugero kuba twatoje ejo bundi, twabatoje iminsi 2, nabo barangije bajya gutoza abana, kandi abana iminsi 2, yego, ariko abana bagidukiniye igisoro kiradushimisha rwose, kiza cyane. Hano ku ngoro y'i Kanombe badukiniye igisoro kiri ku rwego rwo hejuru, turishimye. Umuntu apfa kuba bikunze, ubundi byose biterwa n'uburyo umuhate ushyizemo, ariko ubusanzwe iminsi 2, umunsi umwe, bitewe iby'ibanze umuntu amaze kubikwereka, nawe ugashyiraho akawe, ugenda ukimenya cyane. Umuntu w'umubugu muri iki gihugu, yego, wemera ku buryo mushobora kuba mwarahuye ukabirakuye, ukavuga uti umva, nubwo ngutsinze sinashije ikibonobono, umukecuru yashije ikibonobono, ati imbaraga nabyirukanye ndazisaza. Ni ukuri kw'Imana. Barahari turi ku rwego rumwe, kuko ikipe nkinamo, ubundi hano dufite ikipe ikomeye mu Murishyo Arts and Gallery, hari indi kipe nayo nkiniramo, nayo dukinira Kicukiro, nayo ni ikipe dufitemo abantu duhanganye. Ntavuga ko mpfa gutsinda uko niboneye. Abantu bashobora guhatana, abakizi neza, yego, bashobora guhatana, umuntu agatsinda undi hashize nk'igihe kingana. Hari igihe tumufatisha, hari igihe n'amasegonda 30 umutsinze, ukabura mugarike, ukaba umurahero twinikaga rwose. Wari ugiye kuvugisha umuntu wirahira, nuko mbona usibye amaferi, ariko ukamurahira usiribana cyane rwose. Hakaba n'igihe none ariko mukinnye, hari igihe mutegana, akagutega ukamutega, icyo gihe mukaba mushobora gukina umwanya muremure, guseturana bikanga 10, kuko harimo bwa buhanga buhanitse nyine bwo gutegana, ukamenya uko uzijera abasirikare bawe, ukabatondeka neza, ukabapanga, akabura hamenera. Yego, ni ugutegana, yibeshya gato umumena. Hari umuntu w'inshuti yanjye, yego, wanywanye n'inanga cyane, yego, akunda inanga bitarabaho, ntaba mu Rwanda, ariko iyo umuhamagaye nijoro ukamutungura, ukavuga uti se ducurange, ujya kumva ukumva asesuruye
ku musego ukumva yikuyeyo. Kuri wowe igisoro kivuze iki? Urumva ko uwo yanywanye n'inanga? Nanjye twaranywanye, reka da, kuko mu rugo ndagifite. Mu rugo urumva ko igihe cyose ahora ayifite ayisesuruye aho imutunguriye. Yego. Nanjye rero niko bimeze, mu rugo ndagifite nyuma y'imyaka itari mike, nyuma y'imyaka igera nko kuri 15 ngifite. Ariko ntabwo yikinisha umukino uri umwe. Ubwo nyine hano turaza twakinira nk'ahantu ku gicumbi cy'umuco hano, cyangwa tukajya n'ahandi. Ariko no mu rugo iyo bibaye ngombwa ko nasura mu mazimano mwakiriza kenshi inshuti zanjye turakibuza rwose. Ntabwo tujya kure. Yego, gira icyo ubwira rero abato batubona, abakuru batubona, no gukubira hamwe kugira ngo ugire icyo uvuga, wenda twaba twibagiwe ku mukino w'igisoro cyangwa se ku gisoro. Abato batubona, icyo tubasaba cyangwa tubashishikariza ni ugukomeza gukunda umuco wacu. Haraho nigeze kugaragaza nsobanura mvuga nti birababaje kubona twe abazungu badushyiramo imico yabo tukaba ariyo dushyira imbere, hanyuma tukibagirwa uwacu w'abakurambere uranga umuco wacu. Ugasanga urabona za football zaje ziturutse hanze, zaturutse mu Bwongereza, irabikina za esheke. Natwe rero birakwiye ko natwe dukora ibishoboka, ndetse byashimisha cyane natwe igisoro kibaye mpuzamahanga. Ubundi tuba tugiye no kujya muri Canada, tuba tugiye kujya muri Canada kugikina. Hari abantu icyo gihe, hari abanyarwanda babaga muri Canada bari bifuje ko abanyarwanda bari mu Rwanda bakunda igisoro kandi bagerageza kukimenya, twajya kubongerera imbaraga. Icyo gihe bakigishije abazungu barabatsinda, basigara bashaka kugira ngo abanyarwanda noneho bari ku isoko, bya bindi bavuga ko babereke yuko umuco wacu ari uwacu, batagomba kudutsi kubatsinda, batereka tuzana abahozi. Sinze twebwe, reka tuzana abahozi. Byapfuyeho gato rero. Byashimisha rero tubonye igisoro natwe gifite, cyangwa se umukino ufite inkomoko mu Rwanda, nawo tubonye abazungu bawukina iwabo, byashimisha cyane. Abato rero tubashishikariza ko mbere yo gukunda ibindi bahera ku muco. Muri uyu muco rero igisoro kirimo. Ubwo muri uyu muco tuvuga n'imbyino nyarwanda, harimo ibintu byinshi, ururimi rwacu tubabiha agaciro, ariko n'iki gisoro kirimo. Byashimisha no kubona abana bacu, barumuna bacu, abanyarwanda bose muri rusange bakunda umuco n'iki gisoro kirimo. Nakushimiye. Murakoze cyane. Ukomeze ukuri ujyejuru, murakoze cyane. usitara amano. Igihe kimwe tuzakumve za Canada na Burayi. Inzozi tuzikabye. Wajya u Rwanda warujyanyeyo. Ni ukuri nizo nzozi.